ntabwo nenzi ko nzubaka ndaje ngo umwanya uvuge ntabwo nenzi ko nzubaka narebaga icyerekezo nkareba ubuzima uko bumeze nkavuga ati sinizi ikintu kimwe icya kabiri nta mafaranga mfite mu biga nta nakazi ariko rero mbabarire n'ubundi na sheri barabizi babwira ukuntu umuntu Imana ikura umuntu mu kazi ko mu rugo ikamugira boss ukabisiga wicara mu madivi aho niho nari ngiye uko musanzwe mubimenyereye ni kuri yacano yacu wa Maria Chantal n'ubundi ari amazina yanjye nitwa Maria Chantal uko musanzwe mumenyereye ndi umubyeyi w'abana 3 n'umugabo umwe ikirenze kuri ibyo Imana iduhana umugisha murabona rero yuko impande yanjye hari umutumirwa hari umushyitsi nabazane kandi mwakunze cyane hari ikiganiro nanone yigeze kunyuza kuri iyi cano benshi baramukunda rero twongeye turamutumira ntago tuvuga umuntu w'umugabo n'umuntu w'umugabo ufite umugore agiye kutwibwira ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze cyane Imana iduhana umugisha nkurebye uko biri Imana yakoze imirimo kandi kiragiye byari bimeze ukuntu neza ariko ubu ngubu hari icyo maze gusingira ubona ko nyine ngenda nigira gutya gateya abigenda byiyongera rero Imana iduhana umugisha amazina ni Nsengiyakare Vedaste cyangwa se Evangeliste Vedaste dushimiye rero kano kanya Imana iduhaye kugira ngo tuze kuri icano kugira ngo tubashe kuganira ubwiza bw'Imana kandi Imana yaza kubana natwe Imana iduhana umugisha se twishimiye kukwakira uyiheruka ari Ibyiringiro Bishya TV ariko ubu yitwa Maria Chantal Imana rero iguhe umugisha ku bakunzi bacu rero badukurikiye tubanje kubasuhuza abari mu gihugu cy'u Rwanda abari hanze y'u Rwanda inshuti zanjye zose ndabapepeye mu izina rya Yesu kandi ndabakunda ni wa Maria Chantal inshuti yanyu wa mubyeyi ku izina mu nziringe wa mugore bitewe n'ahantu muzi henshi Imana yagiye inkatisha ariko mvaye napfuye ndamahoro Imana rero ibaha umugisha tugiye rero kubaganiriza nabatumiriye Nsenga nawe afite ubuhamya nanjye mfite ubundi tugiye kuganira ku mirimo y'Imana uburyo Imana ikora nubwo bibona bikomeye ariko Yesu aracyakora naje gusanga Yesu ntago akora mbere akora nyuma abantu bakuvuyeho kuko akoze mbere sibyo ratabiranse akoze mbere ntago twamenye imbaraga afite akora nyuma abantu bakweretse ko n'umuntu ntawe wakuze Alleluya katugwaho ubivuge Imana ishimwe rero nkuko abivuze avuze ku ijambo ngo Yesu akora nyuma y'ikibazo bivuga ngo mbere yuko Yesu akora habanza ikibazo muri cya kibazo niho witirwa izina muri cya kibazo niho witirwa izina Imana iduhe umugisha mbere yuko twinjira muri uyu mwanya reka tubanze dusenge Data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi turagushimiye tuguhaye ikaze bana natwe muko bare Imana imbaraga ze zibane natwe gukora kwe kubane natwe muri aka kanya Data ubane natwe mu kanya gato tugiye kubana n'abantu hano izina rye rigaragare ku buzima bwacu mu izina rya Yesu amen nkuko nari mbivuze uzi ikintu kimwe Yesu niwe mucyo kuba mwizera ariko kugira ngo ijambo umucyo umucyo uza ahantu hari umwijima hari umwijima kugira ngo ubashe kubona umucyo nuko hari umwijima ubuvuyemo niho Yesu yavuze ngo ninjye mucyo w'isi unyizera wese naho yaba yarapfuye cyangwa se naho yanyura mu buzima bubabaje ariko zongera agira ubuzima bw'icyerekezo bivuga ngo umucyo uza ahantu hari umwijima twabonye Yesu atubera umucyo ubushize nabivuzeho Yesu yambereye umucyo nyuma y'amezi 8 ndwaye amaguru narabivuze ubushize ariko nyuma y'ubwo buzima nabonye Yesu ambera umucyo hari umwijima nigeze mbamo cyangwa navugaga ijwi ukumva ijwi ariko ukabura umuntu navugiraga mu nzu ariko uransetse urabyibutse navugiraga mu nzu ukumva ijwi nkataka mvuga ngo ndashaka ikintu runaka ariko utabona umuntu wari amaguru arahinamirana ayo mezi 8 yose ararangira uwo mwijima nawe wabariyemo
byambabaje cyane nuko uwo mwijima waje nkatakaza n'amashuri nagombaga kwiga. Wari ubizi neza se? Ayo mashuri narababaye uriya munsi, umunsi nari bujye gukoraho mu mwaka wa 3 primaire kugira ngo mbashe kwimukira mu wa 4, niwo munsi bwaciye amaguru yarwaye. Naje gukira abandi banyeshuri barangije kwiga. Urumva? Ubwo bishatse kuvuga ngo abadukurikiye bumve ntabwo umuntu abeshwaho n'amashuri. Abeshwaho n'ijambo. Bivuga ngo amashuri yanjye navuga nizi ni amashuri 2. Njya mbivuga 2 kuko no wa 3 ntabwo nawize. Ni amashuri 2 yonyine 2. Mu wa mbere mu wa 2 primaire niyo mashuri nize. Ariko muri ayo mashuri nize, muri ayo mashuri 2 ngewe nari mfite ubundi kuva mu bwana bwanjye, nari mfite amahirwe yuko numvaga mfite ibyiringiro byo kuziga nka umuntu udasanzwe nkiga. Ariko Satani ntiyabyumva, ntiyabyemera. We apanga mbere yuko njya mucyo nakagombye kugeramo, ariko aribeshye. Yibeshye ku muntu n'umugambi w'Imana. Yaribeshye agira ngo birarangiye, agira ngo birangiriye aho ngaho, kuko we yashaka kubuzima bwanjye burangira. Yarashaka kubuzima bwanjye burangira, ariko ntibyakunze. Ariyo mpamvu none mpagaze kuri kamera mvuga guhamya kw'Imana, mvuga gukora kw'Imana mu bigaragara cyase mu maso, mu migambi y'abadayimoni ntabwo nakagombye kuba ndiho. Ariko nyuma yaho nga kubw'umugambi w'Imana ndiho, kandi ndashima Imana. Nabonye Imana imagurutsa inkura muri ubwo buzima, amaguru mazima, ubu nabasha kubyina nkahimbaza kabisa, nuko nicaye ariko nahimbaza mukabona uko bikomeye. Ariko muri ubwo buzima nabayemo bwari ubuzima bw'umwijima. Satani ajya afata igihe agafata umuntu akamukingiranira ahantu akumva ko birangiye. None yagufungiranye aho, icyo abagamije no kugira ngo wowe wizere uvuge ngo birarangiye, birandangiranye. Kuko ndibuka muri icyo gihe sinabasha guhaguruka, ntabwo nabasha kugenda. None nagira ngo ngiye gutera intambwe cyase ngo ngende, simbashe guhaguruka ukuguru. Reka mbivuge gato, ntago binteye ubwoba, na madamu wanjye arabizi, namuhaye ubuhamya arabizi. Nagiraga aho njya mu bwiherero nkabasha gufata inyuma ku gikuta, nkabasha kubanza gutera akaguru imbere kugira ngo mbashe gukora ibisabwa. Ariko ntago nenzi ko ubwo buzima nabuvamo, ariko Yesu yankora igitangaza. Yesu yakoze imirimo ikomeye, arambohora. Ubu ndagenda kandi ndashima Imana. Nyuma y'ubwo buzima ariho nshaka kuvuga, nyuma yo kubabara, nyuma yo kubabazwa, naje kubona nisanga aho nanjye ntakekaga. Naje kwisanga aho ntakeka ko nakagombye kuba. Ntago nenzi ko nzubaka. Ntago nenzi ko nzubaka. Ntabwo nenzi ko nzubaka, ndaje ngo umwanya uvuge. Ntabwo nenzi ko nzubaka. Narebaga icyerekezo, nkareba ubuzima uko bumeze, nkavuga ati sinizi ikintu kimwe. Icya kabiri, nta mafaranga mfite, nta n'akazi. Ariko rero mbabarire n'ubundi nashire barabizi. Babwira ukuntu umuntu Imana ikora umuntu mu kazi ko mu rugo ikamugira boss, ukabisiga wicara mu madivi. Aho niho nari ngiye kuvuga, bivuga iki? Uranshotoye, urumva? Wasize Kibungo, uzi Kigali, ufite igishashi. Naruhukiye Kacyiru neza. Bibanza kugucana. Aho ngaho nahahuriye n'ubuzima butandukanye, nkorera ibihumbi 10. Nakoze muri ubwo buzima, ariko kuko Imana ayiwe, Bibiri iravuga ngo nayitangira ryawe ryaba rito, ariko amaherezo wakunguka cyane. Natangira ku 10 nkora akazi ko mu rugo, ndakora pe. Imana ishime ko abantu twakoranye bose bari muri uyu mujyi, kandi bose banze no mu bukwe. Ndagenda kubasura ndi kumwe na madamu. Na abantu bari muri turacyari kumwe, kandi turashima Imana. Nyuma yaho ngaho y'ubwo buzima nabuciyemo, nafite icyerekezo cy'ejo hazaza. Ntazi ko nzabona unyemera ngo mbashe kubaka, ntazi ko nzabona unyemera ngo mbashe kuba umuntu runaka. Ariko kuko imigambi y'abantu atari yo migambi y'Imana, mbonye Imana ikora nanjye imirimo ikomeye, mbonye Imana ibohora abantu batandukanye nyuze muri ngewe, mbonye n'ubu abaneza amatwi muranyumva. Abantu benshi bagiye bakira kunyura imbere yanjye, abantu benshi bagiye babohoka kunyura imbere. Abari bafite indwara z'imitwe bamara igihe kinini, abari bafite indwara zo mu nda bamara igihe kinini. Reka mvugane nawe, murimo
ntabwo ari ibintu mishira, ntabwo ari ibintu kira ku ruhande. Benshi baranzi, benshi bagiye banyura imbere nk'abasengera, Imana igakora imirimo ku buzima bwabo ikabakura muri ubwo buzima. Nyamara wa wundi wabaga mu gikoni, wa wundi wabaga inyuma mu gikoni, utaruzi ko nakabasha kugira abantu, nanjye nakabasha gukura hasi ngo kire hejuru. Ariko Imana ikora ikinyuranye. Hari akantu nibutse, hari igihe bigize kugufukuza barakwirukana, uza mu cyaro ndabyibuka. Urimo nanshotora iyo mirimo nanjye nagoye desi, nahuye n'amasaka yago, nanjye nabanaga n'amabukwe mu nzu, ariko avuga ko wasabye magana. ndabyibuka. Umva, nahuye n'amasaka y'umuntu, afata cya giti bafataga kinini, kagira ngo ajya guhura amasaka y'umuntu. Urumva icyo gihe ngira ngo yamemye amafaranga niba 700 magana ngahe, warwaye ibintu mu ntoki. ndabyibuka nari maze kugira intoki zoroshye, ariko Imana yabanye nanjye. Imana yarahakoze ntari nzi ko nahava. Amahirwe, reka mbabwire, amahirwe ahubwo umugore wize kugira ngo agukunde nabyize ko amahirwe nuko ndi kumwe n'umuntu uzi ubuhamya buyama ari kubivuga abatanze nta wunze, ntago byari bukunde. Ariko nyuma yaho Imana yarantoranyije inkura muri bwa buzima, ingira umukozi wayo. Ariyo mpamvu mpagaze imbere yawe ntangaza ubutangaza ku buzima bwawe, ntangaza gukora kw'Imana ku buzima bwawe, ntangaza imbaraga zayo ku buzima bwawe, nkubwira ngo aho hantu umaze igihe kinini nta n'Imana itakura umuntu, nta n'Imana itaguhagurutsa. Mbonye abantu benshi bahagarara imbere yanjye, mbonye abantu benshi bahindurirwa ubuzima, mbonye reka gatoya, reka mbivuge. Uyu mumama nashaka bari kunyumva ntacyo bitwaye, mu cyumweru gishize naramusengeye, singoba ko mvuga izina rye, aho yiri ariyumva. Naramusengeye, yaramaze igihe kinini ari mu mwijima mu rugo iwe, afite abana babiri, amaze nk'ibyumweru 3 abyaye undi mwana wa kabiri. Arangije mu rugo rwari intambara, urabizi mu rugo hari igihe satana yinjiramo akavanga. Birangije afata icyemezo mu rugo ahomba, barabizi ko ndi umukozi w'Imana, benshi bazi ubuhamya. Imana yagikora imirimo itangaje. Birangiye uwo mumama aca mu buzima bugoye, noneho kugira ngo angereho biramugora, akabona abantu bahamagara biki mbabwira, mbasengera kuri telefone online, Imana ibakora imirimo itangaje. Arangije ugitondo kimwe yari yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo asohotse mu nzu, agiye guta abana basigira umugabo. Ukuri kw'Imana ya Isirayeli ahararanyumva, si nk'uko muvuga izina, atabana. Arangije mu gitondo nsohotse ngiye muri douche, yanangiriye hanze, arambwira ngo mukozi w'Imana ndagushaka, nakubona gute? Kubera ko Yesu yatugize abo tugomba kubabo. Muri cyagiye ari abakozi b'abantu, none twabe abakozi b'Imana mu gihe tugomba guhindura ubuzima bwa benshi. Birangiye ndamubwira ati mama ndaje ngushakira umwanya, narigoye umwana nari mfite ndagusurika. Nabwira ati uzundebe turaganira. Ambwira ko uwo munsi yari yafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ataye abana basigiye umugabo. Naramusengeye, nyuma yo kumusengera umugabo yararaga iyo ngiyo ntaze, singoba ko muvuga izina, ntaze akamara iminsi amubwira ngo byagenze gutya ariko ataza. Uwo munsi musengera nsanga abadayimoni baramwibasiye, baravuga ngo dushaka ko yubaka, dushaka urugo rwe rubaho, imizimu yamuhagurukiye. Nyuma yo kumutandukana n'izo mbaraga, urugo rwe rurubakitse. Umugabo saa 2 abageze mu rugo, mu gitondo cy'uyu munsi njya kuza, nibwo namuciye ndamubaza ati se ikizami meze bite? Ubwo namaje ikizami nyine yarariho, arambwira ikizami namaze kugitsinda, ahubwo ngo ndagushaka ku buryo mbashe kugushimira iby'Imana yakoze. Ntabwo ari ngo mbitindeho nyine nkwibukije, hari abantu batwumva ari ubwa mbere bagiye gukiza, ikizami sije yakimenya, ahubwo babwira ukuntu aba ari ishuri yarari ku ishuri ry'urugo, urugo rwe umugabo atataha, yaragira ngo aratashye akararamuhoza amuriza. Wibaze umubyeyi kuba yaragiye gufata icyemezo cyo guta abana babiri harimo n'uruhinja, akabasiga aho ngaho. Ariko nyuma yaho Imana yahinduye amateka ye, ihindura ubuzima bwe. Ubarashima Imana mu rugo rwe namwe, kuko dayimoni yamaze gusohokamo, muri urwo rugo, kuko habaye itegeko ry'umuntu w'Imana, habaye itegeko ryo gutegeka ngo ubuzima bwabo buhinduke. Nicyo nshaka kuvuga, Imana igufitiye umugambi ikuvanaho kagombye kuba. Ntabwo njyewe nari nzi ko nabasha kwatura ijambo ku muntu ngo ubuzima bwe buhinduke, ntabwo nzi ko nabasha kwatura ijambo ku muntu ngo ikimufasha kimurekure,
si ngombwa ko mbivuga kenshi abantu benshi baranzi ntago ari ngombwa kwivuga byishe ariko mbonye abantu Imana ibabohora kunyura mu biganza byanyu kunyura mu kanwa kanyu kubera iki autorité y'ijambo ry'Imana n'uko Imana yashaka gukora ngewe utarapfuye nyuma y'amezi 8 nuko Imana ifite umugambi ngo mbashe kubohora ubuzima bwa benshi hagati aho ngaho ndavuga ku jambo bita kuva kuva ariho kuva navuye mu kazi ko mu rugo ubu ndi umugabo ndubatse madamu wanjye ahari aranyumva Imana umugisha oya ariko hari n'icyo nibuka mwamenya ni murambi n'ubundi uri umuboye kandi wawe gukunda atari umuboye wayifitiye n'akazi keza nari nyikora ako kazi ariko we ntabwo yabyitayeho kandi narabimubwiye kandi we yari afite akazi keza narabimubwiye ariko uzi uretse gato uzi icyatumye nyuma yaho narabimubwiye nabwira ngo byari bimeze guke na guke ariko nyuma Imana ihindura ubuzima ihindura icyerekezo kandi none itangira kunkoresha reba itangira kunkoresha reba ndetse nawe hari ibyo yakoze oya ahubwo babwira ukuntu yasenyera yaragiye kujya muri pasarere y'umurambi bivuge ngo yarasengaga ahubwo akavuga ati akemera no guhindura kava mu idini kubera umugabo kava muri adeperi yavuyemo rwose umva uzi ikintu kimwe abantu usengera uretse ikintu living word church living word church Kimironko ni itorero rizwi na living word church Kimironko uzi ikintu cyabaye yemeye kuvayo aravuga ati byose ndabihinduye ndaje sibyo kandi nyuma ya Imana yakoze imirimo rero mbere yuko nkubwira ahantu ugomba kuva nta Imana igomba kugukura twe twabonye Imana idukura muri ubwo buzima twabonye Imana iduhagurutsa imbaraga z'Imana ntaho zitabasha kuguhagurutsa ndagusengera muri uyu mugoroba ndagusengera kuri iyi saha aho uri mu ntege amatwi nonaha ndoreza imbaraga z'Imana ngo zibagurutse muri ubwo buzima Imana yankuye muri buriya buzima Imana yampagurukije hariya ndakwatoye ijambo ngwereye nonaha Imana iguhagurutse muri ubwo buzima Imana yanyijije nayo gukize mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ntabwo nite kugiye umaze muri ubwo buzima ntabwo nite kugiye umaze aho hantu ndakwatoye ijambo ry'itegeko ndakwatoye ijambo ry'itegeko muri ubwo buzima usokemo yaba ari indwara mu buzima bwa Imana yaduhaye ububasha bwo kubohora abo Satani yagize indire Imana yaduhaye amavuta yo kubohora Satani yaboshye ndakwatoye ijambo ry'ubuzima werekeye aho hantu maze igihe kinini Imana iguhagurutsemo mama Imana iguhagurutsemo papa reka nkubwire icyo kintu kigufashe mu mugongo icyo kintu kigufashe mu mutwe hari ibintu biza ku nzu yawe ukumva ibintu birimo biraza bigwa nk'umucanga hejuru y'inzu yawe ibyo bintu bimaze kugwa hejuru y'inzu yawe utangira kubura amahoro mugatangira kuryana mu rugo hari ibintu bigenda mu maguru yawe hari ibintu bawumva bigendagenda nk'intozi mu maguru yawe ariko ndatangaza uyu mugoroba waba uri mu gihugu nawe uhereye nona imbaraga zimeze zambara ubuzima bwawe muri ayo maguru yawe imbaraga zimaze gukoreho muri uwo mugongo imbaraga zimaze kwambare wowe urota nabi uwo mwuka w'inzozi zibi ndategeka none ngo mareke Imana kubore mu izina rya Yesu icyo kintu cyambara ubuzima hari ibintu biza bikakuniga nijoro hari ibintu biza bikakuniga nijoro iyo bikunize bucya mu gitondo wabuze amahoro bugacya mu gitondo wananiwe ariko uwo mwuka izo mbaraga zikurekure mu izina rya Yesu zikurekure mu mbaraga z'Uwiteka Imana yansohoye hariya yankuye ahantu hatandukanye Imana yanyije amezi 8 ikabora amaguru yanjye ikanuma kuba Satani yagize indire reka nkubwire nta muntu uragera imbere yanjye Satani yaramubabaje ngo atahatabohoce ndavuga n'ikintu bo nkurikiranye singomba kungeraho oya singomba kungera wizerane nanjye none ahagarana wizere nanjye ijambo natura ku buzima bwa Bibiliya ivuga iki Bibiliya iravuga ngo Yesaya Matayo 8:16 haravuga ngo nuko nimugoroba bamuzanira abantu benshi batewe n'abadayimoni ngo yirukanisha abadayimoni itegeko ngo akize indwara zitari zimwe ngo akize indwara zitari bivuga iki hari indwara abantu barwaye zitari zimwe hari indwara y'ubushomere hari indwara y'ibyaha hari indwara yo gusuzugurwa hari indwara onetopetandoreba hari indwara iri ahantu yagufungira amva hari indwara ize ku buzima bwawe ugahora wivuza mu bitaro warivuje babuze indwara uwo mukuzi icyo ubugamije kugira ngo uguteze ubukene umara umwaka mu bitaro umara amezi mu bitaro aho bakurangira ibitaro ugenda ujyeyo nta kindi uwo muku ubugamije ni umuko bukene nukutera daimoni ziraguparaninga zikakoreza indwara ugasanga urwaye umutwe ukagufata ukajya mu bitaro ukajya guca mu byuma ariko reka nkubwire ikintu kimwe amina daimoni ntabwo bayipima oya ntabwo bayipima
ngo ujye mu cyuma ugende uyipima wari ubizi ntabwo bayipima ngo bakoresha icyuma bapime bareko ari daimoni igufasha oya ni ibintu by'umwuka ni ibintu biza mu mwuka ariko ndavugana nawe ngo uhereye none marayika w'Imana akoresha itegeko uyu mugoroba reka nkubwire mama wa mukobwa we hari daimoni zisha amahirwe yawe ariko ndategeka none ngo marayika w'Imana aguhagurutse muri ubwo buzima imbaraga z'Imana zitegeka iyo daimoni kubuza amahoro zitegeka ibikurwanya zitegeka karande ziwa zigutandukana n'imbaraga ziwa zigutandukana n'ibicaniro byo uyu mugoroba hade gutandukana n'ubuzima wari urimo urabyumva ute gutandukana n'ubuzima urimo burananze kugukura mu mavuta urahara ubuzima ubamo bukakwicaza ahantu utazikura igisuzuguriro ubwo se wowe na nyambivuga hano nibanzi wowe uri mwene waba papaneri bane no kubatabizi babimenye sasi nyokorome ubwo cyo natanze ubuhamya hari bitazi ndabizi byose uyu mwanya sinabanye na nyogokuru wawe mu nzu subizi sibyo ejo nasuye mabuka se twajyanye ndabizi twari turi kumwe rwose ejo kuri pasi ntabwo ubizi ubanyabitare nirirwa mpingira abantu se nubizi banyitaga babwira rya zina banyitaga ubwo ndaryibukara uyoboye yuko abantu bose bahagararaga ngo dore cya Kigali cyavuye i Kigali cyazezengeye oya nase yobe ko mama wavuyemo abandi bari mu kazi bangiye ko bahoraga bakora inama kakazi mabuka rero amaye kumane bashaka kunyirukana ndibuka navuye nigeze mva Rugarama Nyabitare hejuru ndaza nsanga nyine hari akazu kakazi ko kuruhande ko kumane nako bari baramaye kuburuza ariko bari papa neriti mujye mubamo kubana na sobuka mu nasanze baragashenye nyine baragashenye kuko yahinduye amateka karande yarapfuye karande yarapfuye noneho rero wowe nta makuru ufite burya waje kwigira i Kigali noneho rero abari bw'urugamba rushyuha ariko mbwira abantu badukurikiye rero mbwira abantu badukurikiye naho imitini itatu inzabibu nizera inzabibu ariko Imana iracyakora uretse gato baravuga Dawidi yanditse ijambo rimwe rikomeye aravuga ngo haracyariho ibyiringiro naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka Yeremiya 31 umurongo wa 4 aravuga ngo nzongera kukubaka kandi nawe uzaba wubakitse bivuga nubwo baba barasenyutse Imana yakongera kukubaka amen Imana yakongera kukubaka ariko se reka nkubwire hari amateka abantu batwumva badukurikiye bajye babimenya hari amateka twabayemo tutahisha ngiye nkunda hari umwambwe muzabona mutanga ubamye kugeza nzavuga mpaka mfuza nanjye sinareka kuvuga kuko ibivuze Imana izana ibindi kankubwire se natangiye ntanga ubamya urabizi nta kibanza ngira njye kuri zaburi nshya bwa mbere abakunzi banjye bankurikira umunsi kundi Mana ndi kuri iyi cano nshimiye abantu bamenye se kukumenya bitandukanye no kukureba ukarekeraho hari abantu batumenye akagukurikirana paka amenye nuko bayeho rwose mbasabiye ki umugisha none icyo ushaka kubwira abantu badukurikiye Imana ijye ibaha n'umugisha se hari amateka twari tuziho abantu bari batuziho natwe twiyiziho nkanjye naba nawe buriya ufite mama wawe warataguka musanga nkanjye kujya kwa mabuku yengire iwacu nari kujya kwa mabuku nuko nta bandi nari mfite hanyuma y'ibyo wagizemo hanyuma y'ubufubyi hanyuma yo kwizenguruka babyita kwibaragura kwizenguruka hanyuma Dawidi aravuga ngo muri Samuel 2:18 umurongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo wanyuzemo Imana yongera kwiyereka Dawidi ngo Dawidi anesha Abafilisitiya arabacogoza abanyaga urufunguzo rw'umurwa w'umudugudu rero senga twa turi kuvuga ku mirimo y'Imana hanyuma y'ibyo twe ntago tuba twiyize wowe icyo uziho nka mamaneri kimana yamukoreye wahamya n'iki nibyo navugaga hanyuma y'ibyo ejo twari kumwe iburasirazuba ejo twari kumwe nabonye inzu naranegiyemo nayicayemo buriya mbona inzu ya mbere urumva hari iburasirazuba hano mu mujyi hari n'indi mu mujyi wa Kigali ubwo ni inzu ebyiri hanyuma ya bwabuze ariko hanyuma ya handi wabaga cyagiye nagusangaga ho nasanze barahasenye ahubwo nsanga ibintu Imana yahinduye amateka yarakwaguye gushyira ku muhanda gutya twaranaparitse duparika imodoka hanyuma y'ibyo Imana yahinduye amateka imodoka wari wicayemo kandi uyitwaye urumva noneho rebetse gatoya umugabo kubihamya arahari uyu muntu nabihamye
reka papa turamwakiriye mu izina rya Yesu. Turakwakiriye mu izina rya Yesu. Ku bakunzi bacu rero Papa Neri kubera imirimo myinshi abarimo aje mu kanya kandi ntago yarangiza atabasuhuje. Ndabizi ko mumukunda. Imana rero imuha umugisha. Hanyuma y'ibyo ni ibihamya byivugira nawe yavugaho. Haleluya, Yesu ashimwe. Kubyo mama Neri amaze kuvuga n'umukozi w'Imana bitansenge ya Karevedaste nanjye nabihamya. Ariko nanjye Imana yangiriye neza cyane, ubu ndishimye aho twabagaho tutageraho tuba, ariko inze ebyiri zirahari zose kandi n'Imana n'akazi twagiraga bakaduhaye. Imana ishimwe cyane. Bakunzi ba Maria Chantal TV, ndabashimira cyane kuyikurikirana. Imana yatugiriye ubuntu kandi iracyakomeza. N'ibitaraza bizaza, ibyo itarakora bizabikora. Amen. None se Papa Neri turi gusoza, abakunzi bacu badukurikiye n'iriya jambo riri kugufasha muri minsi wavuga bakaza kurisoma tugahita dusenga. Ijambo ryadufasha muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Uwizera Kristo wese ntazarimbuka, izamuha ibyo azashaka byose, izamuha umugisha, izamuha ubutunzi, izamuha urubyaro, izamuha umugore mwiza, izamuha amahoro, izamuha buri kimwe cyose azayisaba. Imana ikuhe umugisha. Rero ku bakunzi bacu sezera abantu. Rero Imana iduhana umugisha kandi kuko Imana kube ku buzima bwacu. Turabasezeye kandi tubashimira gukomeza kubana natwe mukadukurikira, ugakora subscribe. Imana ibaho umugisha. Imana yari umugisha. Shalom shalom, turabakunda kadusenge. Mana turagushimye, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye kubw'iki kiganiro. Mana turagisengeye, Uwiteka umuntu wese uzacyumva azakizwe, umuntu wese uzumvira ijambo azahinduke kandi agire inkomezi mu bugingo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.